minsi ishize nibwo ahitwa mu karere ka Rulindo ni mu ntara y'Amajyaruguru hafi no ku Kirenge habereye impanuka ya bisi yari itwaye abagenzi bagera kuri 52, 16 bagahita bitaba Imana. Gusa nyuma y'imibare yatanzwe na polisi ndetse n'ibigo bishinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda, impanuka ubu tuvugana ikaba imaze gutwara abantu bagera kuri 22 mu bari muri iyi bisi, bakaba bari abantu bagera kuri 52. Mu by'ukuri impanuka yari iteye ubwoba cyane, dore ko harimo uruhinja rwarokotse. Ngira ngo turebe amakuru meza cyane aka kanya asohotse mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru rwose kuri uru ruhinja rwabashije kurokoka iyi mpanuka, kuko mama we yahise apfa urupfu rubi cyane, yapfuye ababara cyane. Gusa mama we mu kubona ko iyi mpanuka ibaye ubuzima nta cyizere kigihari, yahise afata uru ruhinja kubera ko iyi modoka yararotetinze cyane, cyangwa se yari burungushuye. Uko yagendaga itembagara ibirahure byo mu madirishya byagendaga bivamo, nibwo rero mama w'uyu mwana bivugwa ko yari afite amezi 6 y'amavuko, nibwo yamujugunye ahasa nko mu mukingo, amujugunya iruhande rw'aho imodoka isa nkaho yibarangurira. Uyu mwana rero yaje kurokoka, aje gutabarwa n'abari baje gutabara. Iyi akaba ari impanuka yahitanye ubuzima bwa benshi. Gusa mbere y'uko dutangira, twihanganishije ababuriye ababo muri iyi mpanuka kuko iteye ubwoba cyane. Ndagira ngo mwagiye mubona amafoto ndetse n'amavideo y'iyi mpanuka yabereye i Rulindo. Iyi bisi rero ikaba yaravaga i Kigali yerekeza i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, ikaba yari irimo abacuruzi ndetse n'abashoramari, abagenzi batandukanye. Nyine mu modoka hahuriramo abantu benshi cyane, hari abari bavuye kurangura imyambaro, inkweto, bari bavuye kurangura ibyo kurya nk'amashaza, ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi bitandukanye byagaragaye muri butu y'iyi modoka. Gusa iyi modoka rero yari baranguye cyane, bigeraho rwose ubona ko itakiri imodoka, kuko ikibati cyo hejuru ndetse na zimwe mu ntebe abagenzi bicaraho byari byatanyaguritse. Deregisiyo yo byari ibindi, kuko shoferi we yahise apfa ako kanya imodoka ikirotetinga, yahagaze yamaze gushiramo umwuka, kuko ikirahuri cy'imbere cyamukase ku muhogo ku buryo bukomeye cyane. Abantu 52 rero nibo bari bari muri iyi bisi, akaba ari bisi yakoze impanuka itangaje nanone ikomeye cyane, kuko yahamuye abatari bake. Ni bisi rero yo mu bwoko bwa international, kampani za international, iri mu ibara rya move rivanze n'umweru. Gusa rero icyateye impanuka bivugwa ko iyi bisi yari irimo idepasa, noneho ipine riza gutoboka bitewe n'umuvuduko mwinshi cyane yari ifite igana mu ruhande, idepasa nyine irimo izamuka, ubwo ipine ryahitaga rihubukamo nanone ryanaturitse ry'imbere, nibwo yahitaga ibura balance iriburungushura. Rero iyi mpanuka, iyi bisi ikaba yararotetinze, cyangwa se ikaba yari iburungushuye kuva aho yagwiriye kugera aho yaturije, ni muri metero zirenga 800. Murumva rero ko iki ari kilometero kijya gushika, kuko kilometero ni metero 1000. Urumva rero iyi modoka yari barangoye cyane, n'abarokotse ni Imana yakoze ibitangaza. Gusa urebye amashusho y'iyi modoka uburyo yari yajenjaguritse, kumva ko hari abarokotse, wahita ubona ko imbaraga z'Imana zihari, kandi Imana ikora ibitangaza byayo. Kuko rwose bavandimwe ntababeshe, iyi mpanuka abanyamakuru batandukanye bagiye bahagera berekana amafoto ndetse n'amavideo, rwose uko wabonaga iyi bisi wabonaga ko nta muntu n'umwe wabasha kurokoka iyi mpanuka. Gusa kubw'ubushake bw'Imana n'ibitangaza byayo bararokotse rwose, kuko 22 nibo baburiye ubuzima muri iyi mpanuka. Gusa n'abarokotse nabo ntabwo twavuga ngo barorohewe, kuko bari kuvurirwa mu bitaro bigiye bitandukanye, by'umwihariko byo mu mujyi wa Kigali. Bararembye cyane, harimo indembe. Gusa abenshi urabona ko icyizere cyo kubaho kizagaruka, kuko bari kwitabwaho cyane cyane. Rero Imana niyo yakinze ukuboko, uru ruhinja narwo rwaje kurokoka mu barokotse iyi mpanuka. Gusa mama we disi yahise yitaba Imana ako kanya. Birababaje cyane bavandimwe, birenze ukwemera. Iyi mpanuka ni benshi cyane baburiyemo ababo, mumfashe dukomeze kubihanganisha tubasabira umugisha, kandi ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka
tubifuriza uruhuko ridashira kuko bavandimwe umubiri ni ubusa, isaha ku isaha urupfu buri wese rwamutwara, gusa rero reka tubifurize kuruhukira mu mahoro, nanone kandi dukomeza gusengera n'izi ndembe kugira ngo zikire. Amahirwe ahari rero ni uko iyi bisi ubwo yibaranguraga cyangwa se yarototingaga bitewe n'iyi mpanuka, akaba ari nta nzu yangirije cyangwa se umuntu, ni amahirwe yabayemo kuko hariya mu misozi ya Rulindo hafi no ku Kirenge ahabereye iyi mpanuka muri metero 20 zonyine ngo ugere aho ku Kirenge, akaba iyi bisi ari nta nzu yangirije cyangwa se abaturage bari bari mu mirima, kuko rwose urabona ni ahantu hari imisozi myinshi cyane, ahantu mu bishanga bakungahaye cyane ku bigori, ibishyimbo, imyumbati ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, gusa amahirwe ahari ni uko iyi bisi nta muntu yigeze yangiza cyangwa se ngo yangize inzu, gusa rero abapfuye bo mwabumvishe, abarokotse ni abo ngabo, gusa inkuru nyamukuru ituzanye muri aka kanya ni uko uru ruhinja rwarokotse iyi mpanuka, uwitwa Majedamu Jeannette Kagame mu by'ukuri yabonye ko agomba kugira umusada atanga cyangwa se itafari ashyiraho kugira ngo rukomeze kubaho neza uru ruhinja nyine, rero bikaba bivugwa ko Madamu Jeannette Kagame ndetse n'umugabo we President Excellence Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda biyemeje ko uru ruhinja rwose bagiye kurwitaho kuva rwabura umubyeyi warwo, rero bagiye kurwitaho kandi biyemeje ko bazishurira uyu mwana amashuri ye yose akiga akayarangiza, Imana nikomeza kumurinda agakomeza kubaho kuko rwose ni umwana wari ukiri ku ibere, arakomeza kwitabwaho ahabwe indyo yuzuye ndetse ahabwe n'amata asimbura ibere. Rero Madamu Jeannette Kagame by'umwihariko yavuze ko agomba kumwishurira amashuri yose akiga kandi akabaho neza, ndetse n'umuryango by'umwihariko w'uyu mubyeyi wiyemeje kubura ubuzima bwe akaramira umwana we akamujugunya ku ruhande, kuko uyu mubyeyi ubwo yaramiraga uyu mwana we ikirahure cyamukase ukuboko hafi n'urutugu ku buryo buteye ubwoba kandi bubabaje. Rero aba bose baburiye ababo muri iyi mpanuka, Madamu Jeannette Kagame akaba yavuze ko agiye kubagoboka agafasha imiryango yabo y'abasigaye kugira ngo abasayidire nyine muri ubu buzima, byinshi cyane bigenda bikenerwa, by'umwihariko umuryango w'uru ruhinja nyine yavuze ko arawitaho agakora uko ashoboye kose, akabaha ubuvuzi ndetse akabaha n'ibyo kurya mu gihe baba ntabyo bafite, yavuze ko uyu mwana we yamushyize mu biganza bye ko azakora iyo bwabaga agakoresha imbaraga ze zose, Imana ikamutiza imbaraga, yavuze ko rwose azamukorera ibyiza kuko nawe nakura yazabikorera abandi, yavuze ko kandi ibyo ari bukorere uyu mwana byose atari ngombwa kubyivuga cyangwa ngo abirate, ahubwo ko Imana ariyo yonyine izabimuhembera. Rero Madamu Jeannette Kagame twamuha felicitation kandi tukamuha congratulation muri iki gikorwa cyiza cy'ubutwari ndetse n'ubugiraneza akomeje kugaragariza abaturage be by'umwihariko abanyarwanda. Rero reka twifurize aba baburiye ubuzima muri iyi mpanuka, tubifurize iruhuko ridashira, dukomeza kwihanganisha imiryango yabo yasigaye muri iyi si. Bigenda bibaho, iyi si dutuyemo ni struggle, ni ibibazo gusa nta kundi byagenda. Reka nanone abasigaye dukomeze kubihanganisha dusenga kugira ngo Imana ibafashe. Bavandimwe rero mudukurikiye muri mu mpande enye zigize isi, mukomeze kugubwa neza. Amakuru yizewe ni hano ngaha muzajya muyasanga, tubaye tubashimiye cyane. Gusa utabonye by'iyi mpanuka wakwandika muri komanteri tukabaha video, gusa ni impanuka ibabaje cyane, ikaba yabereye i Rulindo, rero aho ni mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, ajyana imbibi n'akarere ka Burera, uzamuka ugahita ugera Gakenke, wava Gakenke ukagera i Musanze. Reka rero tubashimire cyane, utabonye iyo video watwandikira muri komanteri tukabayibahereza kugira ngo murebe iyi mpanuka, gusa amafoto yagiye acaracara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibikomeye n'ibyoroheje. Turabashimiye cyane bavandimwe, duhure mu makuru ndetse n'ibiganiro bindi kuri uyu muyoboro biri bunyureho nyuma y'iki kiganiro. Gusa reka twihanganisha ababuze ababo kandi nanone gukomeza ubufatanye ndetse n'urukundo nk'abanyarwanda. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, Imana iguhe umugisha, nawe udukurikira uri hanze y'igihugu mukomeze kugubwa neza mwese aho muherereye mu bice bine bigize isi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.